Yes. Ikaze nanone muri K podcast. Uko maze kubimenyera tuba dufite abantu batandukanye uyu munsi. Dufite umushitsi. Akaba ari umushitsi navuga ko ari Mena, no mukobwa mwiza. Uko musanzwe mubizi nge niyo natumiye numera n'umukobwa mwiza. Akaba ari umukinnyi wa filime, akaba ari umu actrice, n'umustar mu ngeri zitandukanye. Tukaba rero tumuhaye ikaze hano muri K podcast. Ikaze mushiti wanjye. Murakoze cyane ke. Bimeze bite? Meze fresh. Duherukana kera. Sana ntara ariko utarongera ibira ariko humura coach yahageze. Oya. Ngomba ibyo biro mbyiteho. Ugomba kubyitaho kaza. Ase ubuno ndabyibushye cyane. Ko abantu benshi basigaye bamwanga. Mbona cyane ariko dukeneye inzi kera ngana gutya ubuno nariyongereye. Of course ariko dukeneye gukamura uwo mubiri ikinure nganyumvira ibintu kigashira nk'nyine ukumuka. Yes, kaze rero ko mubona turi kumwe na abenshi bamuzi muri ku izina rya Soleil, akaba ari umukinnyi muri série Bamenya. Tukaba tumuhaye ikaze muri K podcast. Ikaze. Murakoze cyane. Reka dutangirira aho ngaho. Soleil ntago ari izina ryawe, ni izina ukinisha muri filime, sibyo? Yego. Hari umuntu ujya kwita izina ryawe muri aho watangire gukina muri Bamenya? Hari umuntu kwita izina ryawe risanzwe? Ntekereza ko abantu biterwa na domaine duhuriramo, kuko ngenda ngaragara mu madomene atandukanye. Rero abantu bagenda bamenya amazina banyita bitewe n'ibikorwa twahuriyemo, ariko la majorité bampamagara Soleil. Ubifata gute mu kuba byarahinduye identity yawe yo kuba ari izina ryawe ukabona bibise bihinduka izina ukinisha abantu bose ni bakarifata? Ni ikintu cyiza. Buriya nyuma y'amazina ababyeyi banyise hakaba n'amazina filime yanyise, kandi ayo ngayo nayo agafata. Ni iby'agaciro kuko hariho n'igihe umuntu akinisha izina karimaraho umwaka ingaya abantu batararifata. Ariko niba izina rije rigahindura wowe wundi, ni kigaragaza ko ibyo wakoze nyine abantu baba barabikunze. Okay. Rero nkuko bivuze ugaragara mu madomene atandukanye. Ndashaka umbwire kuko turaziranye, hashize igihe kinini tuziranye, ariko ntabwo nari nzi ko ukina karate. Ntabwo nari mbizi. Byarantunguye. Ndashaka uduhe story y'ukuntu karate yaje mu buzima bwawe, kuko biragoye cyane ko nakubaza ibibazo nagiye muri karate. Kuko uzi amafoto yawe nagiye mbona umujyi. Uyu ni mushiti wanjye wakoze. Duhe story y'ukuntu winjiye muri karate, cyari gukundishije, ukuntu wisanze muri karate. Karate nayitangiye ndi umwana kwa kundi abana babiga high school. Nari nkiri muri Twonkome, ariko kwa kundi twiga primaire nakuze nkunda kureba udusobanuye. Hakaba harimo umwa actrice bitaga Cynthia Rothrock. Narafanaga cyane rero, nkunda kureba amafilimi ye za Red Dragon n'izindi. Nkakunda kureba za American Ninja, aho n'ahantu hose bakoreshagamo za mashwate, ariko nza gukunda Cynthia Rothrock, yarabinkoreraga sana kabisa. Noneho kwa kunda abana biyongoza nyine wabaga wamaze kureba gasobanuye, ugafata nk'abasaza ugatangira gukubita karitsiye, ugatangira gukubita. Urumva? Kubw'amahirwe rero nza kubona club ya Kicukiro bitaga Mamaru club Kadedo. Niho nahise njya gutangira, kuko hari ukuntu usoma ugakora research ku muntu ukunda, nsanga yakoze ibintu bya martial arts, yakinnye kung fu, akina karate, za judo. Nyine ni umugore nyine wagaragaye muri martial arts cyane kabisa. Njye rero iyo nkunda umuntu kandi akora ibintu byiza ndamukurikira. Nubwo buryo nisanze nyine kubera gufana Cynthia Rothrock, nanjye nisanga nagiye muri karate. Ubu ngubu muri karate uri kuyiherevo, nabonye uri na uwigisha n'abantu. Byarumva ibintu ngo by'amasentire, ntago nta kintu mbiziho pe. Hari amasentire noir sinzi ngo biki, uri kuyiherevo. Ubu mfite umukandara w'umukara na dani imwe. Yo byageze kuri dani ko bari ikibazo, ko numvise ngo umuntu wa dani abateye ubwoba. Ntago ahubwo umuntu abateye ubwoba nibwo butangiye kuba mukuru muri icyo kintu. Icyo kintu ugiye kugira uburyo ukibyazamo umusaruro cyangwa se no kukigisha abantu. Sentire noir na dani. Ego. Ubwo
mu bakobwa bo mu Rwanda si wowe ufite iyo level wenyine. oya yego ko ngenda akana Hari ufite dani zirenze yego ko mana yanjye hari abafite 3e dan b'abakobwa. deuxième dan Bure ko ari we nzimba mbona urenze. oya ahubwo wenda akenshi navuga ko abantu bamenye kubera imbuga nkoranyambaga gushiraho amafoto ariko honestly speaking naga ari njyewe naga hari abandi menya ntaza no muri batanu ba mbere. None se karate hari ukuntu nyine urumva twebwe tuba turi hanze ya karate tuba tuyimvaho ibintu byinshi. Yego. Aba bavuga yuko umuntu ugira karate ari umuntu ugira discipline atajya yiyenza ngo iyo umwiyenjejeho arigendera nibyo. Ahubwo we kubera yuko ndi umushuti wawe tumaranye igihe ubwo buhamya nawe wabutanga ukareba koko niyo discipline nyifite. Nose nkakuyenza ukamena impyiko. No ndi kuvuga nyine urabona abantu baba bavuga ko nyine umuntu ugira ko ngenda biskugira discipline sibyo ariko nyine in general abantu bakina karate nyine icyo kintu nicyo kintu barakigira kuko bamwiyenza akagenda atagukwaye nk'ince ebyiri kubera yuko icyambere cyo karate yigisha guhunga ibibazo kuruta kubyijandikamo. Karate ntitwemerera kujya mu makimbirane noneho bwa buryo uba warigishijweho uba navuga yuko uri capable yo kumenya ahantu hagiye kuvuka ikibazo ukakirinda kitaraba. Nose ni ryari umuntu ashobora gukoresha karate biba byagenze gute? Karate uyikoresha witabara igihe uguye muri ambushi mu ntambara za hato na hato ariko ntago uyikoresha ukora urugo. Karate igufasha kwitabara gupfa. Kwitabara hagize nk'umuntu kwataka kumenya ukuntu uri bumene impyiko ukamumena. Rega karate nta nubwo tuvuga ngo ni imirwano no mu buzima busanzwe igufasha kwitabara mu buzima ugahangana n'ubuzima bwawe buryo wabaho in real life. Okay. No kuvuga ngo karate mu byukuri ni ikintu washishikariza umuntu kwiga nk'umwana ukiri mutoya. Ahubwo abantu batarayijyamo baracyakora iki? Higo. Umubyeyi utarajyana umwana muri karate mva nyamuneka ni mubanguke muza n'abana. Umuntu uri kureba inoke podcast ufite umwana no kuvuga ngo ufite ishuri cyangwa ufite ahantu hamurangira? Oya dufite ishuri dukorera muri Kigali Elite Sport Academy. Dukora mu nyubako y'isoko rya Kicukiro muri etage ya 5. Niho umuntu yazana umwana we. Yazana umwana. Mufata abana bo kugeza nko ku myaka ingahe? Duhera ku myaka 3 kugeza kubakuze nabo turabakira. Okay. Kuko aba harimo ibyiciro bitandukanye. We nabonye wibanda ku bana amafoto menshi mbona yawe. Jewe mba ntoza abana ariko tugiramo n'abakoci batoza abantu bakuru nka business partner bita Nkurunziza Jean Claude ni 4e dan. Ubwo nawe ubwo naguruka uzaze kudusura urebe ku ishuri nabi. Ubwo rero karate nizere ko nyikubaje ibihagije kumenya kuri karate. Uranyuzwe? Ngenda nyuzwe ahubwo ndi kwibaza filime movie nayo iri mu bintu uzwimo cyane kandi ukora neza. Abantu bareba seri ukina comment njya nzisoma nkasanga kabisa uri ku ruhembe. Ni byose cyangwa ni bya bindi byo kunyerereza? Oya naga ari injuga. Cyangwa ni bya bindi bavuga ngo imbwa iyo yuri bifite uwayurisha. Bari ibintu ujyamo nyine ukabijyamo ugasanga ahubwo wari waratinze. Yego. Ntekereza ko kuri filime nimba waduha amakuru noneho by'ukuntu wabyinjiyemo kuko filime yaba menye ukuntu imeze muri no minsi n'ukuntu yatangiye ni ibintu bitandukanye. Mba mbona harajemo nyine iterambere ryinshi. Nabyita iterambere se cyane naryita sinzi ukuntu nabisobanura. Nyine aho yatangire si wiri. Bigenda bigira evolution nyine urumva uko mu myaka yo hambere byari bimeze no imikinire ibikoresho twakoreshaga byose bigenda bihinduka nyine kuko turi muri monde ya digital. Duhereza ubuhamya by'ukuntu winjiye muri cinema. Uko ninjiye muri cinema kuko ntabwo ari ibintu byizanye. Bari umuntu kubona muri filime akagira ngo warabyutse uri kuri rasete hari ukuntu byaje. Hari n'ukuntu nyine wumvaga umusore uzakina filime mu bintu watekerezaga. Ntabyo nari nzi kuko ngewe wenda nakundaga amafilime d'action. Wakundaga Cynthia?
nikundiraga Cynthia kabisa na Jackie Chan Jackie Chan na ba Brisel nabo bantu narabafanaga cyane ubundi ngiye birwana byose mba mari nibyo ndi guvuga ngo ukunda imirwano cyane oya ndabireba ariko nge si indwana ntabwo habe n'inkoko yo muri quartier nari ni oya ese wakubita umuntu namuhora iki ariko nakirutse tekinike yanyuma ko ari ukwirukanka n'abandwana ndi bubiki ubu umuntu yazaga kuyenzaho akagenda gutyo ariko se nyiyenzaho ndaho mpora iki niba mbona nyiyenzaho nagiye we iki nkungumaho ngaho nagiye yose tekinike yanyuma ni ukwirukanka sinema rero ubigezemo ubona ibintu nakoze kuri Flash ngira ngo urabizi nakoze kuri TV Flash nabamenya hakora na Manibu twara abashuti ba hafi nyine igitekerezo kiraza cyo gutangiza filimi nyine bizo ko dutangiza filimi ariko ntago expectingaga ko nabikina kuko hano n'igihe twajyaga dupanga gahunda yo gukora inama nkabura no kuvuga ngo muri mind yawe cyangwa mu bitekerezo byawe ntago wigeze wimagine ko ushaka kuba umukinnyi wa filimi oya ibyo ntago nabitekerezaga ntago nabitekerezaga pe ahubwo kera nari nzi ko nzaba umukinnyi wa football ukomeye nicyo kintu numvaga numva nzaba umukinnyi wa foot ukomeye kabisa ngiye gusanga nisanga ndi mu bindi bintu bidafite aho bihuriye na football football yo narayikinnye no muri Troncome narayikinnye no kuvuga ngo kugeza izi saha nabonye hasohotse n'urutonde rw'abakinnyi bari kuhatanira ibihembo bya ni Mashirika Award ni biki Mashariki none siko mbona bino bintu byo gukina filime ahubwo byagiye bigira abantu benshi bakuzi gukina filime none ndabona wageze no mu bintu byo by'ama award ni international cyangwa iroko nyine buriya no kuzatora best actress best actor ba upcoming aba support nyine urumva deserving buriya kubera ariko ari people choice award abantu nibo bazambwira nibo mbi deserving kuko buri muntu wese kamema bayifuriza ibyiza nta kandi buriyo bakunomye nuko babona nawe ufite ubushobozi bwo guhatana hari icyo babona gutora bigenda gute ngo abakunzi bacu baze kubigerageza abakunzi banyu bo kuri K podcast umukobwa wacu mu mutore azabe umwactrice w'umwaka rwose bantu banjye ngo bazatanga imodoka wo kabyare yo turayishaka kuntora no kwandika akanyenyeri 797 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 23 akanyenyeri 16 urwego gakurikiza amabwiriza ariko hari aho basaba amafaranga 200 5 ibihumbi 100 nyine ubu biterwa n'umubare w'amajwi ushaka nukugurira amajwi cyarimo uyo wishuye 5 baguha amajwi angahe subwo ndabyibukara kuko ndashaka ko abantu bagutora ku bwinshi niwe mwacterinze nako umwactrice oya hari nabandi reka gukabyo ko hari nabandi ese ubu ngubu hari role ni role utashobora gukina role ntashobora gukina se ngiye burabiterwa n'umuntu n'umuproducer uko twavuganyemo nta role ntabasha gukina byaterwa n'icyo nahawe kugira ngo nyikine baguhaye role yo gukina uri gukora navuga uri gukora urukundo reka n'urukundo tuvuge gute mu rurimi rwiza tubivuge gute wayikina icyo gihe byaterwa na standard ya filime ngiye gukinamo n'igihugu ngiye kuyikiniramo nibyo nahaye mu Rwanda nibyo nahaye ahubwo twareba standard ya movie naho izanyura nibyo nahawe ese nubundi ko hari aho muziki n'abatari bahembe gukina no kuvuga ngo kugira ngo ukine scene yo gukora imibonano reka mvuge gutyo byaterwa n'ibintu bitatu standard ya movie ahiri buce nibyo bakwishyura ni ikigamije kwigisha na iyo script yabigamije iki ese iyo filime ndi kumwemo nabandi ukina uri gusomana ibintu bibiri bitandukanye icyo kibazo bakize nasibye oya ndi gushaka kumenya nyine uri umukinnyi wa filime kameme umwactrice mwiza nubasha kwiyasosiya muri scene zose bamuhaye niyo gusomana wayikina nabyo bigaterwa
nayikina nayo bien ugasoma umuntu ariko si byo ibyo bintu wabigenzemo gakeya kwe none ze kwisugira ubwoba kandi nta bwoba ntabwo ubundi ukora akazi bakakabona kasohotse none se kuwe uri kubimbaza nta numpaye ako kazi ndimo ndakagushakira buranda jyana umve nimba nagutangamo umukandida byaba kondisiyo ariko na buriya musapota cyangwa ubundi hari criteria ngewe nabanza kugenderaho ako ico ngamije nuko byashoboka nabikina okay noneho hari offre ya Hollywood ufite se we ariko umbona ute umva nkubwire ikindi kibazo nendaga kukubaza kuri ibyo bintu bya movie yego ariko kiri nuzi ukuntu gasaba ugitekerezeho neza no kuvuga ngo baguhaye scene yo gukina movie nyine irimo imubonano mpuzabitsina sibyo mbwira abantu babiri b'abahanzi bo mu Rwanda wumva wahitamo mukayikinana nta numwe nta ago wajyushyiramo imiyaga nta numwe mu bakinnyi ba filime bazi bo ubona mu Rwanda nta numwe uri guseka nta numwe yego ese ubona movie mu Rwanda ugereranyije naho wahera urabona movie nibyo twavugaga ukuntu bamenya yatangiye n'ubu ibikoresho byaraye ibintu byose byarahindutse ubona habura iki kugira ngo natwe tugire movie ziri kuri standard reka mvuge standard yari yo kugira ngo yumve muri Nigeria zino saha basigaye bafite movie z'ubwoko butandukanye abakinnyi ba movie bwabo bakoze ikintu navuga ko nka company ugasanga buri mukinnyi afite team ye studio yiwe akina movie zica kuri YouTube basigaye bazicisha kuri YouTube kuruta ahandi hantu noneho ugasanga bafite n'izindi movie bakina zica kuri za Netflix kuri za Prime zira platform zicuruza movie ubona bameze nk'ababitandukanyije ubona mu Rwanda habura iki ngo namwe mugere kuri yo level ikintu cya mbere tubura ni ubushobozi gute ubushake bwo burahari ariko ubushobozi nta buhari ubushobozi ese urabizi yuko movie ko ari amafaranga nyine amafaranga amaze kuboneka muri yabonetse he muri movie mumeze neza nyine ndibuza sabyo byonyine ibyo byo kubanza gutyo ibyo byo byihorere ni Yesu ugira neza ariko amafaranga yabonetse he mumeze neza ariko hari uburyo umuntu aba yumva ashaka ishusho y'ibintu bye uko yabikoramo kanjye mba numva nakora full action mba ntekereza gukora ni mu nzozi ndakanguka bigahita birangiriraho kuko ubushobozi nkene ntabwo nabona aka kanya ariko urabona action movie zira action no mu Rwanda ntabwo ibyo kintu kirabazamo ariko nabonye mwaratryinze sinzi movie nabonye mwakoze ya action ni twakinaga muri Ganza iriya filimi ninjye wari wayanditse yego nayanditse kuko twakinishijemo n'abakaratika abenshi bakinye muri iriya episode bari abakaratika nicyo nangiye kuvuga sovuze ko uri umufana wa Cynthia yego buriya usanga abakinnyi benshi Hollywood bakina action movies baba bafite notion kuri karate bafite imikino kuri martial art kuri martial art ku mirwano itandukanye ntamwe rero mufite iyo mpano mufite ibyo bintu byose ubushobozi ushatse kuvuga n'ubuye bw'amafaranga yego ubu mubonye amafaranga mwadukorera gashya cyane mwaguruka tuguruka ntayo dufite noneho twayabonye ntituguruke se kuko ubushobozi bwo kwandika ndabizi ndandika ndi umwanditsi w'amafilime nanaziyandikira ariko ikibura ni amafaranga yo kugira ngo icyo gikorwa kibe cyakorwa kuko urumva abakinnyi uzakenera amarokasiyo ibintu byose nyine birishyurwa kandi kugira ngo ukore ikintu kiri kuri standard nuko nyine uba washoye amafaranga ubu rero tumeze nk'abavuye muri hano yo ntatumiye umukobwa cyane mubaza ku bintu akazi akora aza no kujya ku giti cye nk'umukobwa ubu akazi ukora
tumeze nk'abagashize ku ruhande bizwimo tugiye rero nkawe ku giti cyawe ni izihe nshuti z'abahungu udashobora kugira imico baba bafite udashobora kugendana nabo ashobora kugendana nabo tuvuge urugero umuhungu ufite imico ABCD ntabwo twaba inshuti even if no kuntereta no just kuba inshuti gusa nihe mico umuntu agira mudashobora kuba inshuti njye nta muntu tutaba inshuti ahubwo potential umuntu aba yifitemo niyibasha gushyiraho igikuta kugira ngo ya mico utayabusorba kuko uwo muntu ashobora kuba adafite iyo mico myiza mu myemerere yanjye ariko agukeneye kugira ngo umuboosting umukure muri rya curaburinda rimwe rero kumwitaza ntago iba ariyo solution niyo mpamvu ngiyewe nta muntu tutaba inshuti nta muntu tutagendana nta muntu tutaba inshuti wenda gutereta byo ni ikindi gutereta byo hari criteria umuntu yagenderaho n'ibyo areba aho niho nendaga kujya n'ibyo umuntu yifuza ariko abantu bose twaba inshuti ariko muri abo bantu narobanuramo uwo nkeneye bitewe n'icyo ngendereye aho niho nendaga kujya kubera ubwo nendaga kumva abantu mwaba inshuti imico bafite none nakumva iyo bafite nkahita ngera none umuntu aje kugutereta ni ikihe kintu wamubona ukavuga ntabwo bivamo giye buriye ikintu cya mbere umuntu utanyubaha ntabwo bikunda ashaka kukubaha ariko afite ibindi bintu udakunda ibyo mbasha kubihandoringa kuko ntabwo wa pretending iminsi yose cyangwa amezi yose uramuvuga se ko ni n'iminsi y'umujura ari 41 agafatwa no kuvuga ngo ese wizera ko hari umuntu wakugeza ku Mana umuntu wangeza ku Mana mu buhe buryo hari ibintu bisigaye bihari cyangwa se no kuva kera byari bihari umuntu akavuga ngo aragusengera ntekereza ko umuntu kukugeza ku Mana mvuga ni muri ubwo buryo bwo kugira ngo umuntu umuceho ugere ku Mana oya nta muntu wagejeje undi ku Mana ahubwo icyo nemera ngiye mu myemerere yanjye n'amahame yanjye nemera yuko umuntu yamfasha guhinduka mu myizerere yanjye akamfasha kugira bimwe na bimwe ndeka ntabwo wizera ko umuntu yagusengera ntabwo wizera ko umuntu yagusengera erega baravuga ngo Imana ifasha uwifashije uwo muntu yansengera nanjye nisengeye kuko buriya amasengesho meza agira impact ku muntu nayo afite ukwizera bikaba reciproke sibyo ni ukuvuga ngo n'ubundi icyo nizera wowe uramfasha wenda kugipushinga kigere kure ariko kunsunika nta hantu nagera njyewe ntabasha gutera urutambwe ngo ngende ariko muri no misagezweho abantu usigaye wumva bavuga ko bafite abantu babasengera Bibiliya iravuga ngo kubizera Bibiliya ngo umwenda warahera watabutsemo kabiri buri wese abasha kwigererayo ubusabane uzadevelopa ukagirana n'Imana ubwo nibwo buzaguha kuyibona naho ushobora kunsengera ndi mu byaha ntashaka guhinduka still nkakomeza nkaba wa wundi ahubwo bwa bushake Imana yankizemo bwo kugira ngo indonke nibwo butuma yohereza n'umuntu ugiye kumera gute kuba nk'umubyeyi wanjye mu mwuka kugira ngo amfashe muri ya myizerere mishya natangiye niyo mpamvu tubona hariho amacaci hariho abavuga butumwa bagufasha n'ubundi muri ya mico yawe waretse kugira ngo ukomeze wizere utazasubirira inyuma uhozeho bakubwira ijambo ry'Imana kuko kwihana kwiza ni ukureka kandi kwihana kwiza ni umuntu ufata umwanzuro ku giti cye akavuga ko yaretse ibintu niba wenda babonaga uri umujura uri ruharwa cyangwa uri umusambanyi uri umusinzi society igatangira kubona ko wahindutse si ngombwa kugihara ngo uvuge ngo narahindutse ngo ibiki ahubwo imirimo yawe n'imico usigaye ufite n'imimerere nibyo bya prove bikavuga yuko wahindutse none se twakomeje kuvuga ibintu by'inkundo n'abantu ngo bahagutereta ko baza kuba bameze byose noneho uramutse ufashe sheri wawe yaguciye inyuma ukamufata atari kuvuga ngo wabwiwe ni igiki cyakurikiraho no kubanza nkamuha amahoro akarangiza icyo gikorwa kuko nanone burya guteza impagarara ari mu gikorwa bishobora kumwica nkamubura yarangiza icyo gikorwa tukazagira umwanya wo kuganira nkamubaza uko byagenze uvuga ngo wamubabarira byaterwa nuko yitwaye erega buriya ikibazo si ugukora icyaha ahubwo ni ukumenya ngo nyuma y'icyaha witwaye ute kubera yuko n'ubundi uyu munsi nakwanga
kuko nawe nagufashe wanciye inyuma. Ejo nkajya ku wundi nkasanga wenda afite na ya mico mibi irenzeho no kunshi inyuma, nka buri ntama n'ibyuma. Kuko nemera yuko urukundo rwiza si urutagira ibibazo, ahubwo urukundo rwiza ni urugira ibibazo mukabasha escapinga nabyo bitewe n'uburyo mwabiganireho n'uburyo mwabifasheho icyemezo. None se bahora baguca inyuma, wazajya uhora usohoka mu rugo uhora ugenda, umuntu arigishwa agahinduka. Eda ushobora gusanga ari njye nabigizemo uruhare, naramuhaye iyo espace kugira ngo anshi inyuma. Ikindi ushobora gusanga ari irari rye wenda ariko aremye na ubundi ntago njye nafata umwanzuro ntaramenya the cause. Impamvu nyamukuru niyo iridinga ikampa icyemezo ndi bufate. Hari ikibazo nadesize ko nzaza nkibaza umukobwa wese natumiye. Ni ikibazo kiri mu bantu usanga baba bakivugaho bitandukanye. None mba nshaka kumva icyo umukobwa kivugaho. Bavuga yuko urambwira aho wowe uhagaze. Bavuga yuko umuhungu udafite amafaranga akundwa na mama we gusa. Niko bimeze? Oya, ntago ariko bimeze kubera yuko hari udukoti abantu bazanye nowadays bitewe n'ibyo abantu baba facinga. Nge nemera yuko buri muntu wese agira koti ye bitewe n'ibyo anyuramo n'uburyo overcoming nabyo buri muntu wese aba afite koti yiwe, ariko bitanabujije yuko na koti z'abandi bantu batubanjirije dushobora kuzifashisha tukagira ibyo tugeraho, ariko nanone ntibibihame cyane ko ari zo koti tugomba kugenderaho. Kuko buri muntu wese iyo yagize ikibazo agira uburyo aba yaragikemuyemo akabisangiza abandi, wenda nka umwe akaba yakora iyo metode yawe igakunda cyangwa ntikunde. Niyo mpamvu inzira ziba zihari ari nyinshi ariko ugahitamo iyo ushaka. Ntago umuhungu akundwa na mama, ahubwo hari n'igishusho gusanga mama atamukunda kuko ntacyo providing kandi yaramureze amwe expectingamo ko azaza guhindura. Ibaze mama wawe none ugeze kuri level nawe atagukunda. Erega uyu munsi kuba udafite amafaranga ntago bisobanuye ko ari iherezo ry'ubuzima, abantu bagiye babyumva. Buriya ubutunzi bwa mbere ni ukugira ubuzima bw'imitekerereze. Uyu munsi ushobora kuba ntayo mfite, ariko mfite ibintu ndi gutekereza cyangwa nanashushanyije bishobora kumviramo inzira yo kubona ya mafaranga. Ahubwo ni ukumenya ngo ese ufite amafaranga nta n'ubushobozi bw'imitekerereze ufite. Kuko abantu bose bafite amafaranga ntago bavutse ngo bayahabwe cyangwa barayakoreye, kandi bayakoreye kuko babashije gutekereza bya bindi bibyara inyungu. Icyo cyo ntago nyemera, ntagakundwa na mama we. Okay, no kuvuga ngo urabizi ko hari imvugo hanze ivuga ko abakobwa bo mu Rwanda in general abakobwa muri rusange bakunda amafaranga, ntago ari byo? Oya, amafaranga turayakunda kameme, ahubwo biterwa n'uburyo tuyakundamo naho tuyakura. Nicyo tugamije. Amafaranga kuyakunda nta muntu utayakunda. Tureke no kuvuga ngo na abakobwa, abantu muri rusange bose bakunda amafaranga, kuko impamvu dukunda amafaranga nuko ariyo akemura ibibazo dufite mu buzima bwa buri munsi, sibyo? Ubwo se ninde wazana ngo yihandagaze kuvuga adakunda amafaranga? Ahubwo ikiba gitandukanye, ese kuba nkunda amafaranga ndayakorera cyangwa ndayahabwa? Ndayahabwa mu nzira nziza, ndayahabwa mu nzira mbi, ndayakorera mu nzira nziza cyangwa ndayakorera mu nzira mbi. Ukunda amafaranga ni kimwe, no kuyakorera mu buryo bumwe no kuyakorera mu buryo bumwe cyangwa ubundi nacyo ni ikindi. Ahubwo ngiye navuga ngo ibyiza twayakorera mu nzira nziza tukirinda ibibazo. Kuri wowe umuhungu aje kugutereta afite amafaranga menshi, no kuvuga ngo hakagira nk'ikintu mubonaho utakunze, ya mafaranga nta kintu yabakubwiye? Erega buri urukundo n'amafaranga ni ibintu bibiri bitandukanye. Kandi nanone amafaranga yo agukururira abantu ushaka kubona, ariko amafaranga ntago atuma ubona urukundo. Ibyo bintu ujye ubyibuka. Okay. Ushobora no kuyafite ukarubura cyane. Impamvu ushobora kurubura, hari igihe abo ushaka gukunda bo batagushaka kuko ntacyo bari kukubonamo nubwo ufite amafaranga. True. Ako kana. Buriya kugira amafaranga ntibisobanuye ko ufite karakteri nziza abantu bagomba gukunda. Amafaranga azagukurura babandi bayashaka, ariko batagiye kuguha urwo rukundo ushaka. Rero byakabaye byiza ugize amafaranga ukagira na karakteri nziza ikwiye umuntu w'umugabo cyangwa w'umusore ku buryo umukobwa wese yakubona akakwifuza.
ese ubu hari ikintu uzi abantu batekereza ko abantu mbese nk'ikihe kintu abantu batakuziho kandi ufite uzi ko ari ukomeza urugero kugira ngo wumve ikibazo neza nakuzi gakomanage ni ikibazo gukoreshwa ikiganiro n'inshuti yawe ni ikihe kintu abantu batakuzi nyine abantu batazi ariko ufite urugero reka ngo mu rugero nyine ikibazo cyanjye reka nisasire kugira ngo cyumve neza ni ikihe kintu abantu batazi ufite mbese kugira ngo byumve neza urugero wenda abantu bashobora kubona ariko ntibamenye ko ujya gusenga ni urugero wabyumvishe yego ni ikihe kintu nyine abantu batazi kuri wowe utekereza ko batazi mu mico muri karagiteri zawe mu buzima bwawe bwa buri munsi abantu benshi bazi ko ntari romantike kandi urakunda ukari bazi ko ntari romantike kurira katubyihorere mbonamo komando by the way mbonamo komando kuyo nshobora no kwandika akantu kuri status yanjye wenda ya WhatsApp agira ngo ibyo bintu by'inkundo ngo bivanaho ngaho ngo ntukatunga uhora wacting erega wowe guti batekereza gutyo kandi tegeza ko ari impamvu ndakunda kandi ndakayaringa cyane kandi bazi ko iyo uri kuvuza ibintu by'urukundo atari byo okay birabatungura erega ntago ibintu byose dukora tugomba guta none se ni raporo tuba nje no dufitanye gahunda yo gukundana agomba kubimenya ko ndi kumukunda ndi kumufata neza ndi kumwitaho ntago nkunda umuntu kugira ngo nereke isi biramutse bibaye nje no dukundana nitwe bifitiye akamaro okay ubwo nabyumvishije abantu ikintu mutazi nuko mutazi ko ari romantique yego hari je ni posting akavuga ngo ngusubiga kose cyangwa ugigabira none se uramutse ugiye kuri island bikaba ngombwa ko ugenda ufite indirimbo imwe cyangwa se ebyiri nize indirimbo wajyanda ufite uzumvayo igihe kugeza uzamara imyaka 2 cyangwa indirimbo ebyiri ari izo bavuze ngo zonyine ugomba kumva ubuzima bwawe kugiye kubaho hariya kuri island uzaba ari izihe uzaba ari izihera nkunda yibagirwa irebe witubwira uvuga ngo ugiye island uzamarayo umwaka n'urugero ariko bakubwiye ngo uzamara hano imyaka wumva indirimbo ebyiri gusa zonyine ko numva icyo ko njagarara mu ndirimbo indirimbo ebyiri koko ate no kuvuga ngo azabahanzi babiri gusa oya ni indirimbo ebyiri gusa ubwo n'abahanzi baba batandukanye abaye umwetsoke abaye abahanzi babiri itsoke abundi hari indirimbo sinibuka ngo ni yakangahe niba ari mu gushimisha Imana niba ari iki indirimbo ivuga ngo ayimana y'ukuri komeza kunyobora iyo niyo ya mbere niyo wakumva yone kuko icyo gihe naba nkeneye ko Imana inyobora muri iyo myaka 2 nyine azakora ku byashinga ngo nkamera nka kani mu ntambara yeriko amarisha Abisiraheli kandi we naguze ijambo ry'Imana nicyo kibazo cyawe ndarizi ku rwego rwo hejuru nuko dutandukanye imyemerere ako ndarizi cyane none se hari iya kabiri ntago ndayivuga ubwo iya kabiri nahita indirimbo ya Masabo Nyangezi nkunda ubuzima bw'umuntu nta muntu utayikunda kandi mbivuga ubuzima ukabyumva kweri wamahirwa sendereje imigisha ariko kuririmba biza kuba bintunze nari kwicwa n'inzara ese ubu muri sinema hari inshuti ugiramo z'abakobwa abantu bose se si inshuti ni ukuvuga iki erega wowe ukuntu uteye biragoye
nteye nese kugiye kunteza abantu ugiye oya nyine ikintu nshatse kuvuga ikintu nshatse kuvuga nyine wowe buri muntu wese mu inshuti of course ariko hariho ibintu umuntu agira inshuti ze best friend reka mvuge gutyo best friend arahari ninde Kanimba apana navuze abakobwa Kanimba niwe inshuti yanjye oya ahagarara abakobwa agahagarara n'abahungu ubwango na inshuti ugira umukobwa muri sinema best friend wa hari inama inshuti zawe udakunda ko zikugira inshuti zidakunda kungira inshuti zawe in general umuhungu umukobwa best friend bari close nawe cyangwa se n'abandi bantu muri rusange hari igihe bumva hari umuntu aba afite inshuti zimugira inama ibi nize nama inshuti zawe utajya ukunda ko zikugira ahubwo menya ntajya ngisha inama mbabwira ibyarangiye kugira ngo babishyireho comment ubwango ntabwo ukunda kugirwa inama bose ntagaruka utagirwa inama kwa mutera ahubwo wenda nuko akenshi nisanga nk'ibintu byinshi nabifasheho umwanzuro wenyine okay shiduka ibintu byinshi nabifasheho umwanzuro wenda nkaba naza nkakubwira ati yesterday nari ndi muri ibi nibi nabikoze gutya na gutya ntisinzi niba ubibona ko ariko deja byarangiye nyiri imiterere mibi ari ikibazo abantu rero bakomeje gukurikira ikiganiro turi kugirana usko nanjye nkwita Soleil buriya gukwita izina ryawe byana ikibazo ntacyo bitwaye ariko cyayi cyanjye cyashizemo umuntu uri mu gikari igo abantu uzana ikindi cyayi ngo nta muntu wiyongeza icyayi ariko ngende ubundi mwiteremusi abantu bagomeje kudukurikira hano kuri Enoke podcast nko muri kubibona ndi kumwe na Soleil muri Bamenya ni umuntu mushobora kuganira amasaha 5 agashira kuko aba afite stories zitandukanye ni umwana mwiza cyane nge turaziranye uvuze ngo ngira umunwa oya ntabwo mvuze ngo ugira umunwa ndavuze ngo mushaka gutera story amasaha 5 agashira ni umwana mwiza mu rwego navuga ko ese buriya muri filime ubu ngubu ntabwo uragera kuri level yo wambwiye ngo ira filime ya mbere Arsenal yakoze yes turi mu kiganiro koze Arsenal wizanye gute iminota 4 y'inyongera rega mwakuba televiziyo ntabwo nigeze ndeba match abafana ba Arsenal bumva ko mwabonye umufananga Atletico turayishe yes reka rero nshimire Soleil mu kiganiro tugirane kigufi ntabwo nzongera gukora ibiganiro birebire ariko se ububaza n'ibintu byinshi kandi igihe umuntu aba atanariye ubuse simburaye reka nshimire Soleil mu bantu bakomeje gukurikira K podcast mukomeze mudushyigikire mukore share mukore like ndetse mukore na subscribe kuri no channel cyari nshyashya nyamuneka channel yacu muyishyigikire se bagomba kwishyigikira rata channel yacu bagomba kwishyigikira nyine natwe tugatera imbere ariko tukamera nk'abandi ariko se mwabaye mute mwagiye mukora kuri subscribe sigahunda rata urakoze cyane wemeye ko tuzajya muri sport se dore gym yindire hano haruguru hafi ntago mnabihakana the great warriors ntago nabihakana ngomba gutangira gym very soon ibintu byemereye kuri kamera dore coaching ibintu byo kukubona ugenda umeze gutya nka buju ase bunarabyibushye byo kujya muri gym nura amatama ni benshi ugomba gukumuka yes rero reka tubasezere uyu mukobwa yagusebereza mu maso ya rubanda mukomeze mudukurikire wakoze cyane akira chance rero bye bye vista